Hari ibintu bitavugwa ariko biba buri munsi. Hari abantu ubona buri gitondo baseka basabana n'abandi ariko imbere muri bo bafite umubabaro wihishe. Wigeze wumva uri wenyine ariko mu bigaragara uri kumwe n'abantu kandi batari n'abake? Wigeze se ugira igihe ukibaza impamvu uriho? Uru si urugendo rw'umuntu umwe, ahubwo ni inzira benshi bacamo ariko mu ibanga rikomeye. Ariko se kuki tutabasha kubivuga ku mugaragaro? Agahinda gakabije mu ndimi z'ubuvuzi kazwi nka Major Depressive Disorder. Iyi ni indwara yibasira ubuzima bwo mu mutwe bwa muntu igatuma umuntu ahora ahangayitse cyane, ibifitanye isano n'ibyumvo byo kwiheba no kubura ibyishimo. Mu mwaka w'ibihumbi 2019, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima World Health Organization WHO cyangwa OMS ryasohoye raporo igaragaza ko abantu basaga miliyoni 280 ku isi babayeho bafite agahinda gakabije. Ubu ni ubushakashatsi bwimbitse bwakozwe ku bantu bo mu bihugu bitandukanye, harimo n'abo mu bihugu bikennye ndetse n'ibikize. Mu Rwanda, ubushakashatsi bwa Rwanda Biomedical Center RBC bwakozwe mu mwaka wa 2018 bwerekanye ko 27.4% by'urubyiruko rufite imyaka hagati ya 14 na 25 bafite ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe zirimo agahinda gakabije, ubwoba n'ihungabana. OMS kandi igaragaza itandukaniro riri hagati y'agahinda gasanzwe n'agahinda gakabije, aho agahinda gakabije ari indwara y'ubuzima bwo mu mutwe ikomeye isaba ubuvuzi bwihariye, mu gihe agahinda gasanzwe ari ibihe byo kubabara ibi bisanzwe bishobora no gushira bitagombye kwitabwaho n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kandi ibyo bikaba bimara igihe gito kuko buriya biranagoye ko mu buzima bwacu bwa buri munsi wabaho utagira igihe wumva ubabaye. Hari ubwo byari bisanzwe biguha umunezero utangira kumva ari umuzigo kuri wowe, bya bintu wakundaga ukumva ntibikigushishikaje, ukumva uri wenyine no mu gihe uri kumwe n'abantu yewe batari na bake. Ukamara amasaha yose y'ijoro uri maso wirebera mu gisenge cy'icyumba urimo, wagira ngo buranakeye ukumva nta mbaraga ufite zo kuva mu buriri, ukumva umubiri ufite intege nke naho umutima wo uremerewe n'amaganya. Hari ubwo wumva ntacyo umaze ko nta n'icyo ushoboye. Hari igihe ijwi rikubwira ko kubaho birutwa no gupfa. Ibi ni ibyiyumvo bidakunze kuvugwa ariko ni bimwe mu byo abarwaye indwara y'agahinda gakabije bahorana. Mu busanzwe mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu ni ubuzima bw'urubyiruko bushobora kuzura inzozi z'ibyo bifuza kuzagera mu buzima ndetse no kubiharanira kuko baba banafite imbaraga z'ubuto. Ariko se ni iki gituma iyi ntumbero nziza rumwe mu rubyiruko ruba rufite isimburwa n'agahinda gakabije? Impamvu zo ni nyinshi ariko izi ni zimwe muri zo nk'uko tubikesha imbuga zandika ku buzima zirimo Healthline na Psychology Today. Muri zo harimo imitwaro ikabije y'ishuri nko guhora mu bizamini, kwirirwa wiga amasaha menshi ariko wenda ntubone n'umusaruro ushimishije. Ibi nabyo bishobora gutera kwiheba no kwitakariza icyizere. Nanone ibibazo byo mu muryango nko gushwana kwa hato na hato, kubura urukundo mu rugo, ubukene cyangwa kubura ababyeyi nabyo biri mu bishobora gutuma imitima ya rumwe mu rubyiruko icika intege. Nanone kandi gutotezwa k'urubyiruko ku mbuga nkoranyambaga nko kubwirwa amagambo maba basebya haba mu miterere yabo cyangwa ubushobozi bwo gukora ikintu runaka, cyangwa guterwa ubwoba ku mbuga nkoranyambaga nk'ibi byateye ufite ifoto cyangwa video yawe wambaye ubusa, nutagira gutya ndayishyira hanze n'ibindi nabyo bigira uruhare rukomeye mu gutera agahinda gakabije mu rubyiruko. Indi mpamvu ni ukugira ibibazo mu mibanire y'umuntu n'abandi nko kunanirwa kubana n'inshuti, guhemukirwa n'umukunzi, kwangwa n'ibindi bitandukanye. Ibi byose bishobora gutera intimba ikomeye. Gusa nanone agahinda gakabije burya hari ubwo gaterwa n'imihindagurikire y'imisemburo yo mu mubiri w'umuntu cyangwa se uruhererekane rw'umuryango, aho mu gihe waba ufite umuntu mufitanye isano warwaye indwara y'agahinda gakabije nawe ukaba wagira ibyago byinshi byo kuyirwara. Agahinda gakabije kagira ingaruka ku mitekerereze gusa, ahubwo kagira ingaruka zikomeye no ku buzima bw'umubiri n'imibanire y'umuntu n'abandi, nko kwiyongera kw'ibyago byo kugira ibindi bibazo by'ubuzima birimo indwara nk'umutima, diyabete n'ibindi, kurushaho kugirana ibibazo n'abagize umuryango wawe ndetse n'inshuti, no kunanirwa kwiga ku munyeshuri cyangwa kunanirwa gukora ku muntu usanzwe ufite indi mirimo ya buri munsi akora. Nk'uko urubuga rwandika ku buzima rwa Psychology Today rubitangaza, hari uburyo bushobora gufasha urubyiruko gukumira no kuvura agahinda gakabije. Uburyo bwa mbere ni ukugisha inama abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bazwi nk'aba-psychologist. Ubundi buryo ni ugufata umwanya wo kuganira n'umuntu wizeye ku bibazo wumva ufite cyangwa biguhangayikishije, ukirinda kubyihererana wowe ubwawe. Ubundi buryo ni ugukora imyitozo ngororamubiri, ukanaryama umwanya uhagije, mbega ugasinzira neza amasaha yagenwe. Nanone kandi uba ukwiye kugerageza kuba hamwe n'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe inshuro nyinshi, mukagirana ibihe byiza bikongerera umunezero, ukirinda kwigunga no kwiheba.
Indi nama ni ukwirinda kunywa ibiyobyabwenge, kuko nubwo hari abatekereza ko ibiyobyabwenge bifasha umuntu gutuza, cyane cyane ku muntu urwaye indwara y'agahinda gakabije, ariko si byo, kuko ahubwo ibiyobyabwenge birushaho kukuzahaza. Agahinda gakabije ni indwara mu by'ukuri ishobora gutera ingaruka zikomeye, ariko nk'urubyiruko kumenya ko ufite ikibazo cyangwa ko mugenzi wawe agifite, hamwe no gushaka ubufasha hakiri kare ugafashwa, indwara y'agahinda gakabije irakira, bwa buzima burimo bushaririye bugahinduka, ukongera kumva icyanga cy'ubuzima. Bityo rero buri wese ni inshingano ye kumva no kuba hafi umuntu amenye ko yibasiwe n'iyi ndwara y'agahinda gakabije, kugeza yongeye kubona umucyo agahobera ubuzima.